ese ko zimwe zihagaze kutazuhiriye. Yesu ashimwe nshuti bakundwa b'ibihamya TV, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turizera neza ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Burayi. Turabizi neza ko muri amahoro, Imana ibarinze kandi ko mukomeje kugubwa neza. Imana ibarebe neza kandi ibagirire neza. Nagira ngo mbahe ikaze muri uyu mwanya, tuganireho gatoya. Ndizera ko weekend yanyu imeze neza, nanjye meze neza, aho ndi ndashima Imana, ndakomeye. Iyo usomye Zaburi ya 23, Zaburi ya 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Icyo Dawidi yavuze, yaravuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Avuga amagambo akomeye, yaravuze ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Dawidi yavuze amagambo akomeye nk'umuntu wabaye umushumba, nk'umuntu wabaye umwungeri. Avuga agendeye muri domeni y'abungeri, aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Mu buryo bw'umwuka byari bisobanuye Mwuka Wera asiga amavuta mu mutwe wanjye, nicyo nicyo gisobanuro. Anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, bivuze ni mu buzima, ni mu mibereho. Yandika Zaburi 118 ku murongo wa 17 yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Imana ihimbazwe cyane. Sinzapfa ahubwo nzarama. Ukwiriye guhanura ubuzima bwawe, ukwiriye guhanura imibereho yawe, naho wakumva amajwi akubwira yuko utagomba kubaho, ukatura kubaho, ukatura ubuzima, ukatura iterambere, ukatura icyerekezo, ukatura imbaraga z'Imana. Buriya icyo watuye n'icyubacyo. Dawidi yahakaniye ibihe, ahakanira iminsi, ahakanira ibimutera ubwoba n'ibimurwanya, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nagira ngo abanyumva n'abadukurikiye muri uyu mwanya mbabwirire ijambo rikomeye. Icyo watuye n'icyubacyo, icyo watura mu buzima n'icyubacyo. Yavuze ijambo rikomeye imbere ya Sahuri mu gitabo cya 2 cya Samweli 17:3-7. Yaravuze ngo Uwiteka wandukuye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe. Imana ishimwe. Ashingiye ku mirimo y'Imana, ashingiye ku maboko y'Imana, ashingiye ku burinzi yabonye mu Mana, ashingiye ku nkunga yabonye mu Mana. Aravuga ngo hari Imana nabonye imbere y'intare n'idubu, hari Imana nabonye indwanira, hari Imana nabonye impana agaciro, hari Imana nabonye ingirira neza. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe. Dushingiye ku bintu twabonye mu Mana, mu mbaraga twabonye mu Mana, dukwiriye kwatura ubutabazi buturuka mu Mana, dukwiriye kwatura intsinzi itangwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyo usomye usomye Abefeso, usanga naho hari ijambo muri 3:20. Paul ashingiye ku mirimo yabonye mu Mana yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo avuga ijambo rikomeye, yavuze ijambo ahumuriza Abefeso, ababwira imbaraga z'Imana, ababwira icyubahiro cy'Imana, ababwira ububasha bw'Imana. Aravuga ngo nuko ibasha cyane gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zingana zidukoreramo. Hari imbaraga z'umurengera zikorera mu bizera, imbaraga zizura n'abapfuye. Imana ishimwe. Paul yandikira Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 1 ku murongo w'10, yaravuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Ndashaka kubwira aba bantu badukurikiye ijambo ry'ihumure. Nagira ngo mbabwire, hari Imana wabonye amaboko yawe ananiwe, amaboko y'imiryango ananiwe, amaboko y'inshuti ananiwe, ubuhanga twiga mu ishuri bwananiwe, imbaraga z'amafaranga zananiwe. Hari Imana wabonye iseruka, ikora ibintu bikomeye, ikora ibintu bidasanzwe, ikunyuza ahatanyurwa, iritamurura, ikora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Nagira ngo utangariza ngo nanone iyo Mana igarutse gukora ibindi ku buzima bwawe, nanone iyo Mana igarutse kukwiyereka. Ndimo ndatangariza abantu biringiye Imana, bafite ibyiringiro mu Mana. Nagira ngo mbabwire Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti ni ubuhungiro bwanjye, uri imbaraga zanjye, uri Imana yanjye. Ndashaka kubabwira yuko abantu bari mu Mana, Imana igiye kubabera ubwihisho, Imana igiye kubabera ubuhungiro, Imana igiye kubabera umwungeri, Imana igiye kubarwanirira, Imana igiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwanyu. Imana igiye guca inzira aho mutabonaga inzira. Imana igiye kwitamura nk'uko yitamuriye mu gicuku cya nyuma, nk'uko yitamuriye igakuramo inziga mu magare ya Farawo, niko bigiye kugenda. Hari ibintu Imana igiye kuvanamo inziga,
hari ibintu Imana igiye gucogoza, hari ibintu Imana igiye kunaniza abiringiye Imana. Nagira ngo mbabwire, Uwiteka agiye kubabera umwungeri ku manywa na nijoro. Nagira ngo mbifurize ibihe byiza aho muri mu mpande zitandukanye. Umugisha w'Imana ubabeho, kuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Kandi nagira ngo mbabwire ngo nta gukorwa n'isoni ku biringiye Imana, ntibibaho. Dawidi yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu bihereye none ukageza iteka ryose. Muri Zaburi 125. Nagira ngo mbabwire ngo nta wiringiye Uwiteka uzakorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwizere ubutabazi, mwizere ubuzima, mwizere iterambere, mwizere kubaho. Icyubahiro cy'Imana kibane namwe. Mubone amaboko y'Imana, mbatuyeho ubutsinzi, mbatuyeho kubona ineza y'Imana, mbatuyeho icyubahiro cy'Imana. Reka dusengane Imana ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ku bantu bakeneye Imana mu bintu runaka. Hari ibyifuzo ufite umaze igihe usengera, hari uburwayi. Ndagira ngo dufatikanye dusengane muri uyu mwanya. Ndahangaha niyumvisemo kubahira ijambo ry'ubuhanuzi. Imana igiye gukurikirana abantu bayo, Imana igiye kurwanira abantu bayo, Imana igiye kwigaragaza. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka. Ntawe uzigera akorwa n'isoni, ntawe uzigera akorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ku bantu bategereje Imana, biringiye Imana, nagira ngo mbatangarize ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Ntituzakorwa n'isoni, ntibishoboka, kubera ko twiringiye Imana y'inyamaboko, twiringiye Imana y'inyabushobozi, twiringiye Imana y'icyubahiro. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Ndasengera uyu muntu wari udukurikiranye Mwana, ndasenze ngo umugirire ubuntu, umugirire neza. Ndatura ubutsinzi, ndatura kunesha, ndatura icyubahiro cy'Imana, ndatura imbaraga zikomeye. Amaboko yawe akora ibidasanzwe ku buzima bw'abagabo, ku buzima bw'ababyeyi, ku buzima bw'abasore n'abakobwa, abari hafi na kure Mwana. Ndasenze mbatuyeho ubutabazi bwihuse, mbatuyeho ubutabazi bw'Imana. Amaboko yawe akora iby'imbaraga. Ndagushimiye ko batabaye kandi ko bagiriye neza. Habwa icyubahiro n'ikuzo, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen.